Haleluya, haleluya, haleluya. Mwaramutse kandi muri aho bakozi b'Imana dufatanije umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza ku bwoko bwayo. Turashima Imana yabanye natwe ikaturinda muri COVID-19. Uyu munsi kwa turi aho dushima Imana. Abo Imana yarinze mwese mwemerere duha Imana icyubahiro. Haleluya. Nitwa Pastor Imaniriyo Moise, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana, Imana uyu munsi yashyize ku mutima wanjye ngo tuganireho. Ni ijambo rivuga ngo umugambi w'Imana ku bantu bayo ni umugambi wo guhesha Imana icyubahiro. Umugambi Imana ifite ku bantu bayo no kuyihesha icyubahiro. Haleluya. Ijambo tuganiraho uyu munsi ni ijambo rivuga umutwe w'ijambo ry'Imana dusoma muri Yesaya 43:18-21. Ni ahantu hatubwira uko Imana idufata cyangwa se idushoboza gukora cyangwa se kuba mu murimo wayo. Munyemerere dusangirire ijambo uyu munsi Imana yashimye ko tuganiraho, nk'uko baze kubabwira muri Yesaya 43:10-21. Haravuga ngo ntimugakomeze kwihambira ku byabaye kera, ntimugahihibikanywe n'ibyahise. Dore ngiye gukora igikorwa gishya, ndetse ngiki ndagikozaho irutoki. None se ntimukibona? Ndahanga inzira mu butayu, nzavubura inzuzi ahari agasi. Inyamaswa zizanyubaha, za nyiramuhari na za mbundi zizampa ikuzo, kuko nzatobora amasoko mu butayu, nzavubura inzuzi ahari agasi. Bityo abo nitoranyirije nzabaha amazi yo kunywa. Abo bantu nabaremeye kumpesha ikuzo. Twakire neza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo ntimugakomeze kwihambira ku byabaye kera. Abantu bajya bubaka ku byahise, abantu bagatekereza ku byahise, abantu bakumva rwose aho kugira ngo barebe imbere bagatakaza igihe bareba ku byatambutse, cyane cyane bya bindi bitari byiza, bya bindi bitagenze neza. Ibyo ngibyo ugasanga abantu babyubatseho, ugasanga abantu baratakaza igihe cyabo ku byahise. Ariko ijambo ry'Imana ngo muze turebe imbere, dutegereze igitondo. Bene data, Imana idufitiye umugambi mwiza imbere yacu gatoya. Imana idufitiye umugambi mwiza, Imana yashaka kudukorera byiza. Bene data, bashumba abakozi b'Imana tubana mu muryango wa Nation to Nation, ndababwira ko Imana idufiteho umugambi. Nubwo mubona bigoye, nubwo mubona bikomeye, Imana iratubwiye ngo ndabaremera inzira, ngo ntimugahihikanwe n'ibyahise bye kubatesha inzira. Ngo dore ngiye gukora igikorwa gishya, ndetse ngiki ndagikozaho urutoki. Haleluya. Imana idufitiye umugambi mwiza. Mwirebe ibyo ibihe turimo ngo biduteshe igihe, ahubwo nimuze turebe imbere, turebe icyo Imana idushakaho, turebe umugambi w'Imana kuri twe, ku bakozi b'Imana, ndetse no ku ntama zayo, kubo yaremye, kubo yahamagaye. Imana idufiteho umugambi. Haleluya. None se ntimukibona? Ibitangaza biri gukoreka, indwara z'ibyorezo ni nyinshi, ariko Imana iri kuturinda muri byose. N'uyu munsi Imana idufiteho umugambi, iraturinze, irakurinze, nanjye irandinze, twebwe twese iraturinze. Imana iri mu ruhande rwacu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo niba Uwiteka ari mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Imana ifite umugambi mwiza ku bantu bayo, kugira ngo natwe tuyiheshe icyubahiro. Nta kindi Imana yakuremeye inshuti yanjye, nta kindi Imana yandemeye inshuti yanjye, ni ukugira ngo tuzamure icyubahiro cy'Imana, ni ukugira ngo duheshe Imana yacu icyubahiro. Nimureke duheshe Imana icyubahiro muri iki gihe kigoye, iki gihe giruhije benshi, benshi bananiwe guhamya. Niki Imana dushaka ngo tuyiheshe icyubahiro. Imana ashaka ko tuyivuga muri iki gihe insengero zifunze, muri iki gihe ibibazo bimeze gutya, muri iki gihe abantu baguye umwuma. Niho Imana idukeneye ngo tuyikorere mu gihe gikwiriye. Imana yataze inzira nyinshi, n'iyi ni imwe mu nzira Imana yaduhaye kugira ngo tuyivugire. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro.
bakozi b'Imana bene data, iki ni igihe cyawe n'igihe cyanjye kugira ngo Imana itugirire neza, kugira ngo Imana ibe mu ruhande rwacu, kandi kugira ngo Imana idukorere ibitangaza. Yaravuze ngo nzaca inzira ahari ubutayu, nzahindura amasoko, amazi aboneke. Ni ukuvuga ngo Imana idufitiye umugambi mwiza nshuti yanjye. Imana ifite umugambi mwiza kuri twebwe. Mureke dushikame mu kwizera, dushikame mu byiringiro, duhamye Imana data wa twese, tuvuge ibishobora gutuma izina ry'Imana rikuzwa rigahabwa icyubahiro. Twe gucika intege nk'abanyantege nkeya, twe kumera nk'abandi bose ngo tuvuze induru ducika intege, tube muri byacitse, ahubwo twemerere ubushake bw'Imana. Iki ni igihe cyo kwemerera ubushake bw'Imana. Iki ni igihe cyo kuvuga Imana. Iki ni igihe cyo kugendana n'Imana. Iki ni cyo gihe cyo guhamagara Imana ikabana nawe ku giti cyawe, wowe n'umuryango wawe. Iki ni cyo gihe cyo kwereka Imana ibibazo byawe. Iki ni cyo gihe cyo gusengera umurimo w'Imana kugira ngo Imana nayo igaragare mu masengesho no mu byifuzo byawe usenga. Ni ukuguma guhagarara muri uko kwizera. Ijambo ryongera kumbwira, nambwira ngo nzavubira inzuzi ahari agasi, ahari agasi hatagira amazi, ahari agasi humagaye, nzahavubira inzuzi. Yesu wacu nashimwe. Haleluya. Uwiteka Imana dufite umugambi mwiza. Uwiteka Imana ashaka kuduha ku mazi, ya mazi amara inyota, amazi y'ubugingo. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Unyemerere ijambo ry'Imana ritwubake kandi ridushyigikire, ngo n'inyamaswa zizanyubaha. Natwe munyemerereho kugira ngo inyamaswa zubahe Imana, ko dusigaye tutubaha Imana. Abakozi b'Imana, nimureke duhindukire twubaha Imana. Iki ni igihe cyo kubaha Imana. Iki ni igihe cyo gusenga Imana. Iki ni igihe cyo gukomera ku Mana. Iki ni igihe ibyanditswe bigenda bisohora umunsi ku munsi tubirebesha amaso yacu. Ni igihe cyo kunamba kuwo twamenye tukamukomeraho, izina ry'Uwiteka rigahabwa icyubahiro. Kandi aravuga ngo umurongo usoza wa 21 aravuga ngo abo bantu nabaremeye kumesha icyubahiro. Haleluya. Aba bantu nabaremeye ko bagomba kumesha icyubahiro, nabo Imana izabana nabo kandi izabagira neza. Bene data, Imana izabagirira neza, Imana izabahesha icyubahiro, Imana izabahesha ikuzo mu bo mushinzwe, mu mukumbi mwahamagariye kuyikorera. Ariko natwe tumenye ngo icyo Imana yaduhamagariye ni ukuyihesha icyubahiro mu bo tugize gute, mu Imana yaduhamagariye, mu bo tugaragara nk'amatabaza, mu bo tuyoboye, kugira ngo izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Imana ibahe umugisha, Imana ibanezererwe, Imana ibiteho kandi barengere, kandi umwuka w'Imana wafasha kuri iri jambo kugira ngo uyu munsi wa none muhagarare mu byo mwakiriye kandi mwamenye, kuko umugambi w'Imana dufitiye ari ukugira ngo tuyiheshe icyubahiro. Imana dufite umugambi wo kutugirira neza, ariko namwe mukayihesha icyubahiro. Imana ibahe umugisha, Imana ibanezererwe, Imana ibane namwe, Imana ibishimire mu izina rya Yesu. Amen.